muri kino gihe turatwarwa isi iratwarwa n'ubutware bukomeye, ubwami bwitwa inyamaswa ya kane buzanye kwigomeka n'urugomo ku isi, buzanye intambara n'ibyago, bwinjiye mu kurimbura inyoko muntu bukica bwifashishije uburyo bwose, harimo no abantu bahora bavuga ngo ariko se ngo akaga k'itorero ntikari kagera, ngo ariho kazaza atakiriho. Akaga k'itorero se ibyo uvuga ni ibi? Nta torero rihari. Nta kuvuga ngo itorero. Iyo itorero rihari, ubuhanuzi butubwira ko turabashuhuje mwese abakurikira Pastor Peter Musisi Official, nubwo tusanzwe tubabwira kandi tubakira, turabakiriye none mu bumwe bwacu bw'uyu munsi. Mwese abumva kandi bakavuga ikinyarwanda, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Abatuye mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari se no hirya no hino, umuryango wacu wa East African Community, Imana abahe umugisha kandi abarokora iki gihe gikomeye kandi kibi. Ndabashuje namwe abatuye hirya no hino ku isi, mu migabane inyuranye, mu bihugu binyuranye, ubwo menye ko umunsi abari kuri iyo migabane turabashuhuje, n'abari mu birwa bya hafi n'ibya kure bikikijwe n'amazi magari. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, turabakunda. Ntabwo ushobora kwibagirwa abavandimwe bacu bakadasohoka aribo Barundi duhuje byose. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza muri bino bihe bikomeye no mu magorwa anyuranye arimo agwira bari mu isi, ndetse n'akarengane gakomeye kariho mu bihe bibi turimo bitugezemo. Imana ibarengere kandi bakize. Ndabingingiye rero kumujya mu Imana abane namwe, abaho umugisha, tutibagiwe abahana bahangaza n'abashubi. Mugira amahoro mu gihugu cya Tanzania murimo, Imana ibaho umugisha. Turimo turinjira mu bihe twese bigoye byo kubura imvura no kubura amahoro muri rusange. Ibyo ngibyo nta gihugu kizasigara kitagezweho n'ako kaga. Abanyamurenge namwe turabashuhuje, tubifuriza ibyiza. Abarwandafone mwese bacu bari muri Kongo, aribo abanyamasisi n'abanyabwisha mwese, Imana ibahe umugisha. Turibuka amahoro n'abafumbira, aribo barwandafone bacu ba Uganda, Imana ibagire neza cyane. Dusigaye dufite n'abarwandafone bo muri Kenya bagiye guhinga icyayi imyaka myinshi za Kericho, Imana ibagire neza namwe. So rero mugire amahoro, mugubwe neza mwese, Imana ibahe umugisha. Nk'uko bisanzwe rero turimo turaganira uyu munsi, dufite ikiganiro cyacu nk'uko dusanzwe tubikora, tubagezaho ibintu byinshi cyane, tubagezaho gusobanukirwa ibintu byinshi bijyanye n'ubumenyi buri muri ya migabane ibiri. Iyo migabane ibiri rero tuba twifuza yuko muyimenya ikabagirira umumaro. Niyo mpamvu ku rubuga rwacu tubasaba kwiyandikisha muri benshi, noneho mukamenya icyo dushaka kugira ngo tubagezeho kandi kiza tubinginga. Mumenye umugambi w'agakiza, mumenye umugambi wo gutabara abari mu isi. Uwo mugambi ukubiye mu bumenyi tujya tubabwira muri mugabane wa mbere. Hanyuma umugabane wa kabiri harimo gukora kwa Satani, uko ashaka kuturindagiza. Ikiganiro cy'ubushize twasobanuye ku byerekeye inyigisho za abantu bagenda bajyamo bibiri ko ari ibintu byoroshye za gihindu zirimo ibyo kumenya ibindi. Mwarabikurikiye. Ibyo rero ni ukora kwa Satani, ubutwara bwo guhishuriye. Sinzi naba ahantu henshi iyo muteguro uhari wo kwigisha abantu no kubabera umurinzi muri ubwo buryo bikunda gukorwa, ariko aho bikorwa Imana ibahe umugisha, ariko bikorwe neza mu rwego kugira ngo abantu bacu bumuke, cyane cyane abafite amakenga yo kunyura muri iyi si, bafite ishyaka ryo kujya Siyoni. Imana ibahe umugisha rero. Kandi turashaka no kubabwira ko muri ikiganiro cyacu mukwiriye kudufasha mukora za share, mukora likes. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Mwebwe abo twumva ibintu kimwe kandi bashoboye guhishurirwa, abandi buhoro buhoro bazaza kandi nzi yuko nabo bazagenda bamenya ukuri. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero
turiga ku byerekeye ubuhanuzi. Ni igice c'130. turabona amagambo rero nsanganyamatsiko y'icyo tugiye kwiga uyu munsi. Ubuhanuzi ni ikintu gikomeye cyane, kiri muri wa mugabane w'ubumenyi ujyanye n'umugambi w'agakiza. Kino kiganiro w'agakiza twibwira yuko nubwo abantu benshi batabyitaho cyane, ariko nimwo ukuri gukubiye. So rero Imana ibaho umugisha cyane. Insanganyamatsiko yacu iravuga ngo ibyahanuwe na Ezekiyeli ku Bayuda bigiye gusohorera ku batuye isi yose. Nuko rero muhungire mu irembo ry'intama. Muhungire mu irembo ry'intama. Reka turebe aya magambo. Tugiye kureba aya magambo ko yahanuwe n'umuntu w'Imana, umugaragu w'Imana Ezekiyeli, igice cyabo cya 12, abwira ab'i Yerusalemu n'ab'i Buyuda muri rusange, kuko bari bafite imyumvire idahwitse, kandi igihe cyo guhanwa kwabo cyari gisohoye. Reka turebe aya magambo. Hari habaye iki? Byari byagenze bite? Imana yakoze ibi, ese Imana ab'iki gihe twebwe iratubwira iki? Kuki bihuye n'ibyo byabereye Yerusalemu muri Buyuda mu gihe cya Ezekiyeli, ubwo Imana yahanaga abayo b'isezerano yasezeranye nabo ku musozi wa Sinayi, nk'uko yari yarabibwiye Mose umuntu w'Imana, ikamubwira amagambo akomeye, imubwira yuko nibatandukana bakava ku kuri bakakurikiza ibindi bakimura Imana. Ayo magambo tuyasanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28, aho Imana yavuze yuko Imana izababurabuza, ikabatatanya, ikabahana. Natwe mu Isezerano Rishya hari amagambo dusanga ubuhanuzi bw'Umwami wacu Yesu Kristo mu mavanjire anyuranye, ariko cyane cyane dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21. Tubona ibigomba gukwira ku isi. Byo ni ibintu bikomeye cyane, ariko itorero ry'abera ryo rikabwirwa uko bagomba kwifata mu gihe nk'iki gikomeye. Reka turebe rero amagambo ashaka kugira ngo twumve. Umuhanuzi ngo abera abantu ikimenyetso. Twebwe dufite ibimenyetso byacu byihariye, ariko tugomba no kuba abarinzi, nk'uko uyu nawe yari umurinzi, kugira ngo yamamaze ukuri, yereke abantu ibyago bigiye kugera ku gihugu no ku bwoko. Reka turebe ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, uturana n'ab'inzu y'abagome, bafite amaso yo kureba ariko ntibabone, bafite amatwi yo kumva ntibumve, kuko ari ab'inzu y'abagome. Amen. N'ab'inzu y'abagome. Ni ukuvuga ngo dore icyo dushaka kumva. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, uturana n'ab'inzu y'abagome, bafite amaso yo kureba, yego bakareba, ariko ikibabaje ntibabone. Bafite amatwi yo kumva, ariko ntibumve. Impamvu ni iyihe se? Ni uko ari ab'inzu y'abagome. Bakundwa, ibi bintu Imana ihora ifitanye urubanza n'abari mu isi, kuko ibyo yateguye kandi bateganyiriza abatuye isi babyanga, bakabyanga bagamije kugira ngo bakomeze kwibera abagome, bikaba rero ari ishyano. Icyo gihe Imana ni iy'ukuri. Imana yagiranye n'amagambo n'abo yatoranyije, abo yahaye isezerano. Ntabwo ryarebaga abapagani rwose, nta nubwo Imana yigeze ibyitaho iby'abapagani kugira ngo ibi ngibi yabwiraga Abayuda kugira ngo ibigende bibagezeho nabo. Oya, ahubwo Imana icyo yakoraga, yarebaga isezerano ryayo ikaryishyuza abo yahaye. Ubu twahawe isezerano rishya ry'isi yose ryo muri Kristo Yesu. Abari mu isi bagomba kumva icyo Imana ibasaba kandi icyo Imana ibingingira gukora.
katwumve imirongo ikurikiyeho. Umurongo wa 3 ngo nuko rero weho mwana w'umuntu wegeranye ibintu bibaga byo kwimukana, maze wimuke ku manywa bakureba, uzimuke uve iwawe ujya ahandi bakureba. Ahari bizabatera gutekereza nubwo ari ab'inzu y'abagome. Ahangaha baramubwira bati wowe uzimuke, kibe ikimenyetso kuri bo. Ahari aho bazibaza ibyo ari byo. Nanjye ndavuga ngo ahari aho abakurikira kino kiganiro bashobora kumva ibyo ari byo, abizera bikabubaka, abatizera bikabakangura, kugira ngo bibaze neza ibyo bari bibabere ikimenyetso, bibabere ubuhamya buturuka mu ijambo ry'Imana, nk'uko umwuka ari budufashe gusobanura kino kintu. Reka twitegereze turebe. Umurongo wa 4 kandi uzasohora ibintu byawe nk'ibintu byo kwimukana ku manywa bakureba, nawe uzasohoke nimugoroba bakureba, nk'abahagurutse bimeze nk'abahagurutse baciwe. Nk'abahagurutse baciwe. Nuko wicira icyuho bakureba, ube aricyo ubimenesherezamo. Nanone nsubira ikinyarwanda cyiza. Ube aricyo ubimenesherezamo. Azamena muri icyo cyuho bya biri byo yihetse, abimenesherezemo, abinyure. Okay. Katurebe rero umurongo wa 8 ngo bukeye bwaho ijambo ry'Uwiteka rizaho riti, mwana w'umuntu, mbese ab'inzu ya Isirayeli, ya nzu y'abagome, ntibakubajije bati uragira ibiki? Ubasubize uti, umwami w'Uwiteka aravuga ngo, ubwo buhanuzi buhanurira umwami uri i Yerusalemu n'ab'inzu ya Isirayeli bahari bose. Tujye dusubiremo. Ubasubize uti, umwami Uwiteka aravuga ngo, ubwo buhanuzi buhanurira umwami uri i Yerusalemu n'ab'inzu ya Isirayeli bahari bose. Bati ubwo buhanuzi ibyo mwabonye birya birabareba mwebwe n'umwami wanyu n'abatuye igihugu bose. Ubuhanuzi tugiye kureba kuri ubu buryo bwavugaga. Umurongo wa 11 uvuge uti, mbabereye ikimenyetso, uko nagenje niko bazagenzerezwa, bazimurwa, bajyanwa ari imbohe. Ikimenyetso icyo yabakoze ni ubuhanuzi, bwari uburyo bwo kubahanurira ibizababaho, yuko bazimurwa bakajyanwa ari imbohe. Ibyo byabasohoyeho ubwo Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yabajyanaga, bakagenda ari imbohe, bo ubwabo ndetse n'umwami wabo. Umurongo wa 11 umurongo wa 12 kandi umwami barimo azashyira ibintu ku rutugu hatabona, maze ahaguruke, bazicira icyuho mu nkike, babe aricyo babimenesherezamo. Azitwikira mu maso, kuko atazarebesha igihugu amaso ye. Kundwa, aya ni amahano yabaye. Uyu mwami uvugwa ahangaha n'uwo Sedekiya mwene Yosiya wahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Imana ikamukorera ibintu bikomeye bimeze bitya, ngo ibi bizaba no ku mwami. Umwami ubwe azakora igikorwa cyangwa ibizamugeraho bizaba byuzuza ubuhanuzi bw'ibyakozwe n'uyu muhanuzi.
imana yo mu ijuru ibaha umugisha mutekereza. Imana ntisinzira, imana ni imwe, ikora ibimenyetso bikomeye. Ubu mu isi abantu ni abagome. Icyitwa inzu y'abagome, twebwe icyo twita ubugome ubu ni inzu, cyangwa icyo bariya batubereye ikimenyetso nk'inzu y'abagome. Ubu ngubu ubugome bukwiriye isi yose. Abantu bose bihaye kwigomeka, ntabwo bumva, kandi nk'uko abayuda bayigomekaga n'ubundi biyitirira imana ya Isirayeli kandi bayemera, ariko uko batakoraga ubushake bwayo ntibabusohoze, ahubwo bakayigomekaho ndetse bakayitukanisha mu moko yose, niko n'abantu b'iki gihe tumeze. Dukeneye ubutabazi rero buvuye mu ijuru. Niyo mpamvu umurongo wa 12 ugira uti, kandi nzamutega ikigoyi cyanjye, afatwe n'umutego wanjye, nzamujyana i Babuloni mu gihugu cy'Abakaludaya, kandi ntazahareba nubwo ariho azagwa. Bakundwa rero, ni ikibazo gikomeye cyane. Umwami yakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Umwami ashaka kumenya, bazashake amagambo y'umwami uyu nguyu uvugwa aha ngaha, Sedekiya, uzabona ibyo yakoze. Kandi ntabwo yigiye ku bamubanjirije, n'ibyago byari bimaze kugera i Yerusalemu kenshi, cyane cyane ku bagiye bigomeka mbere ye ku mwami Nebukadinezari. Ibyo rero ni ibigaragaza ubugome icyo ari cyo. Ubugome aha ngaha aravuga ubugome bw'igihugu, ariko noneho barashimangira umwami. Umwami bivuze ubutware. Muri kino gihe turatwarwa, isi iratwarwa n'ubutware bukomeye. Ubwami bwitwa inyamaswa ya kane buzanye kwigomeka n'urugomo ku isi, buzanye intambara n'ibyago, bwinjiye mu kurimbura inyoko muntu, bukica bwifashishije uburyo bwose, harimo no gukoresha ikirere kugira ngo abantu bicwe n'inzara, intambara, ibyago, ibishyitsi, hamwe na hamwe nk'uko Umukiza yumva biriyongera. Imvura irabuze, turi mu kwezi kwa Mata, imvura irabuze, ibyago bikomeye cyane. Turi mu gihe cyakabaye ari igihe cy'imvura, imvura igaragara. Mu kwezi gushize nta mvura ihari, ariko ntabwo ibyo bimenyetso bibera abantu ngo bibaze. Oya, bo bari ibisanzwe. Ariko se nubwo babyibazaho bajya, ese abantu b'Imana bakaye bahura bakamubiriza igihugu cyose guhaguruka kikikubita imbere y'Imana, barihe? Ntaho. Ariko Imana yo mu ijuru irahari. Kuki bimeze bityo se? Ni ubugome bwuzuye isi. Reka turebe ku murongo wa 14 ngo, kandi abamukikijeho bose bo kumutabara n'imitwe y'ingabo ze zose, nzabatataniriza mu birere byose, mbakurikiza inkota. Ni amagambo akomeye. Imana yo mu ijuru turengere kandi dukize. Abatware bategeka isi, inyamaswa ya kane, Bibiliya itwereka yuko izarimbuka ntawe uyikozeho. Nta kantu karimo imbere y'Imana. Umurongo wa 27 igice cy'umunani n'uwa 6, 26, 25, 26, 27. Mu buhanuzi bwa Daniyeli umuntu w'Imana batwereka kurangira kw'inyamaswa y'isi itegeka isi, yuko buzarangira izarimbuka, ikamenagurika ntawe uyikozeho. Ariko uyu ubwayo izakora amahano, izamenagura isi yose, izakora ibitangaza bikomeye mu isi. Ese mwe ntimubibona? Ese mumutegereza iki kumva? Mwe kureba mu buryo buri naro, ukareba umuturanyi wawe, ukareba umuyobozi wawe wo ku cyaro, ukareba abandi bantu, ukareba n'abatware bawe ndetse no mu gihugu cyawe. Ariko buriya ibintu biva kure bihungabanyije isi. Nta muntu ushobora kwitangira, nta n'ushobora gukora revolution cyangwa impinduramatwara, keretse Kristo wenyine uzaza agahindura amatwara, agashyiraho ubwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha mutekereza kandi mwibwira ibikwiriye. Ngo umurongo wa 15 ukavuga ngo nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka, igihe nzabatataniriza mu mahanga nkabateragana mu bihugu,
ariko nzasiga bake muri bo barokora inkota n'inzara n'icyorezo, kugira ngo bagaragarize ibizira byabo byose mu mahanga aho bagiye, kandi bazamenya yuko ndi Uwiteka. Amen. Bakundwa, ahangaha Imana iravuze ngo izarokora bake muri bo babe abahamya yuko ari babi koko, yuko Imana itabahoye ubusa, kuko ntibazakora ibinezeza Imana n'ubundi, ahubwo bazaba abahamya b'imyitwarire yabo mu mahanga aho bazajya. Abantu bazintu bavuge ngo ni ukuri Uwiteka Imana y'aba bantu yarabahannye ariko yabahoye ukuri. Twebwe ab'iki gihe rero ntabwo ibyo ari byo dutegereje, ahubwo hari bake bazarokoka, Imana izarokora kugira ngo bajye mu bwami bwayo, kuko bahisemo inzira nziza yo gukurikira Yesu Kristo. Niyo ryambo ry'intama twababwiye guhungiramo, nk'uko umukundwa Yohana mu butumwa bwe yanditse abisobanura mu gice cya 10:9 yuko Yesu yababwiye ko ari we rembo ry'intama. Umuntu nahungira muri iryo rembo akaryinjiramo azakizwa kandi azabona ubuntu. Intama zivugwa ntabwo ari intama zimwe zo matungo, ahubwo n'ab'Imana yarose bazicara iburyo bwe. Ndakwinginze kugira ngo ujye nawe utekereze kandi twashishwe n'Umwami Imana kuzagera muri ubwo buruhukiro bukomeye, aho tuzabona urwuri rudukwiriye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mukundwa, kandi utekereze neza. Umurongo wa 17 uravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, ibyo kurya byawe ubirye uhinda umushyitsi, kandi unywa amazi yawe udagadwa uhagaritse umutima, maze ubwire abantu bo mu gihugu uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga, iby'abaturage b'i Yerusalemu n'ibyabo mu gihugu cya Isirayeli, ngo bazarya ibyo kurya byabo bahagaritse imitima, kandi banywe amazi yabo bashobewe, kuko igihugu kizaba gihindutse umusaka, n'ibyari bikirimo byose bikaba bisahuwe, bazize urugomo rw'abagituyemo. Ngo igihugu bikaba bisahuwe, ngo bizize urugomo rw'abagituyemo bose. Bakundwa, urugomo twaruvuze ntitushaka kurusubiramo. Biri mu isi, ibiri mu miryango, ibiri mu gihugu, ibiri hanze y'imbibi zacyo, mu baturanyi, mu migabane yose igize umubumbe, ni ibibi gusa, ni ubwicanyi, ni amahano, ni amarorerwa, harimo kwigomeka gukomeye, uko abantu barushaho kugenda bibaza, bibwira, bageraho bakiheba, bakarya ibyo kurya byabo bahagaritse imitima, n'amazi yabo nibagira amahirwe yo kuyabona bayanywe badagadwa. Wambaza uti kuki ubwo buhanuzi ari buvuze uhisemo buduhumuriza? koko ntabwo mushobora kuyoborwa n'umwuka wundi keretse wa Kristo. Ibikwiriye abantu b'Imana bagomba kubagezaho kugira ngo bashobore kuronka ubugingo no kurokoka ibyago biri imbere, kuko dufite isezerano nza kubereka mu isoza. Gusa katibutse isezerano dufite birahari, ariko uritekereze kuko byavuye mu kanwa k'Uwiteka. Kandi umenye yuko ari amasezerano abiri. Hari isezerano rikwiriye abana b'Imana n'isezerano ry'abagome. Irindimo ni isezerano ry'abagome. Imana igumuca. Kandi ngo imidugudu ituwemo izahindurwa ikidaturwa, igihugu nacyo kizahinduka umusaka, maze muzamenya yuko Uwiteka. Iyi si uko igenda idandabirana ihindagurika, abantu bazakanguka, ahari aho bamwe bazakira bapfe ku mubiri ariko ubugingo burokoke. Katurebe umurongo wa 21. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uyu mugani ucibwa mu gihugu cya Isirayeli usobanura ugute ngo iminsi iratinze kandi iyerekwa ryose rirahebwe? Noneho babwire uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo,
nzatuma uwo mugani utongera gucibwa, kandi ntibazongera kuwuvuga muri Isirayeli. Ahubwo babwire uti, iminsi igeze hafi, n'iyerekwa ryose rigiye gusohozwa. Nta yerekwa ry'ibinyoma cyangwa ubupfumu bwo kwihakirizwa bizongera kuba mu nzu ya Isirayeli, kuko ndi Uwiteka nzavuga, kandi ijambo nzavuga rizasohora, ntabwo rizongera kurazikwa. Kuko mu minsi yanyu mwabizu y'abagome mwe, nzavuga kandi nzasohoza icyo navuze, niko umwami w'Uwiteka avuga. Amen. Bakundwa, aya ni amagambo akomeye kandi akakaye, afite icyo avuga. Muri Isirayeli abantu muri icyo gihe Ubuyuda bahoraga bibaza ngo ariko ibihanurwa bizaba ryari, aho ibyo bavuga bifite akahe kamaro? Mbese yewe usanga ari iby'igihe gishyize kera. Bo ntabwo bitaga kuvuga ngo wenda barabihakana nk'uko ab'iki gihe bo bakabya bagahakana iby'Imana n'ukuri kwayo, ahubwo bo barasobanura kandi baravuga icyo bari bizeye ariko bataye. Bameze nk'abantu b'iki gihe bari mu madini anyuranye, badahakana iby'Imana yavuze ariko ntibagendere mu nzira zayo. Bityo kubivuga no kubitekereza bifashe ku munwa, abandi bimamata, ntabwo bikuraho kuba, ntabwo aribyo binezeza Imana. Ikinezeza Imana kuri twe ni uko duhinduka tukagendera mu nzira yayo y'ukuri. Arababwiye rero ati, iyerekwa ry'ibinyoma, buno buhanuzi bw'ibinyoma n'amayerekwa asigaye aza, abantu babwirwa ibintu, abantu bavuga ibidafite umumaro, ngo igihe cy'ibyo kirarangiye kandi igihe cy'ibyo kirasohoye. Ibyo kirashize. Kwihakirizwa, abantu bavuga amagambo babwira abantu ngo bashime, ngo bakunde, bahindura iby'Imana yavuze, bakazana amagambo y'ubwabo bakihindura nk'Imana, bavuga ngo ibihumuriza abantu kugira ngo babiharikirizweho, babashimagize. Nkuko njya mbibona ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose, abantu bakavuga ngo Imana, abavuga iby'Imana yuko ibyago bigiye kuza ku isi, nimuhumure, ni igihe cyo kubahumuriza, muhumurize abantu banjye, mubabwira amagambo meza, muhumure rata, Imana irabibutse, Imana igiye gukora ibikomeye. Babona bibuze bakaza birukanka, mu Rwanda mwitegura, intambara iraje, Imana irambwiye, ndahanura uko nategetswe. Ugasa abo ngo n'ubishwa bashaka gusa kureba ikintu, iyo aburiwe hariya aza hano. Ariko ibyo bintu ni ibiki? Mu Rwanda hari intambara, ahita ari se ni hehe ko muri bisi yarangiye? Ibyo ngibyo ntabwo Imana se ifite amasezerano n'u Rwanda. Imana ifite amasezerano n'abatuye isi yose banze kwizera Yesu Kristo, bakaba isi yose nk'umubumbe bayizaniye amarira. So rero igiye kuba umusaka ku bwabo uko bahisemo kuba abagome. Turebe rero umurongo ukurikiraho 26. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, dore ab'inzu ya Isirayeli baravuga bati, iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera, yewe kandi ahanura ibihe bikiri kure cyane. Baravuga bati ibyo uriyahanura ni ibintu bikiri kure cyane, mureke twigenzereze uko dushaka, wenda bizaba tutakiriho. Hari abigisha b'iki gihe bigisha ngo itorero ry'Imana ntabwo rizahura n'ibigeragezo, ntabwo rizahura n'ibimenyetso, ntabwo rizahura n'impanda zahanuwe, ibyago, itorero rizagenda hakiri kare. Bahora bari muri ibyo kandi ibintu byaratambutse bibarimo. Abigisha bameze batyo ntacyo bamaze, bakisha muri igitabo cy'ibyahishuwe ngo kigarukira ahantu hamwe gusa, kigarukira ku gice cya 4. Ngo ibindi byose ntabwo bizaba itorero ridahari, bya bimenyetso biteye ubwoba ntibiza. Bahora babwira abantu ibintu nk'ibyo, ariko se ubikura hehe? Of course arabavuga ko ariko bigishijwe, sinabarenganya, ariko musaba Imana twese hamwe duhishurire ibikubiye muri uku kuri n'ibibera mu isi. Abantu bahora bavuga ngo ariko se ngo akaga k'itorero ntikari kagera, ngo ariko kazaza atakiriho.
akaga k'itorero, itorero se ryo uvuga ni irihe? Nta torero rihari, ntakuvuga ngo itorero. Iyo itorero rihari, ubuhanuzi butubwira ko abantu bose bashaka gukorera Imana muri Kristo Yesu bazarengana, bazarenganywa, bazagirirwa nabi, bazangwa. Ako ni akarengane. Ngira ngo akarengane ni ukukwica cyangwa gusa. Akarengane kagukuba mu nkokora, akarengane gatuma utukwa, akarengane gatuma wamaganwa. Ibyo byose ni amahano. None se buriya Loti ntiyarenganye ubwo yari ari Sodoma na Gomora bashaka kumufata bakamubwira ngo iki kigabo ninde waguhinduye umucamanza mu bwoko bwacu, uhaje uri ikintu cy'ikimukira cy'igisuhuke none dore ugiye kugitegeka. Ibyo bitutsi ubwabyo no kumugirira nabi no kumusunika Imana niyo yamutabaye, ariko yari yanzwe. Naho yagiye aricara yinywera inzoga arayoberwa kugeza naho Satani yamukoresheje andi mahano wenda tutatindaho. Ariko amahano ntabwo yakoze ku bushake bwe, yakoze ku byamubwiriye. So rero Imana nawe guhumugisha we kumera nk'abo ngabo bameze batyo. Murongo 28 ngo nuko rero babwira uti uku niko umwami w'Iteka avuga ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora ku mwami w'Iteka avuga. Mu isezerano rishya muri Luka 21 tukasome naho mbere yuko tujya aho nateguye. Ari amagambo Luka 21 ari amagambo avuga ngo nuko ndababwira ukuri yuko abo bwoko batazashira na hato kugeza aho byose bizasohorera, kandi ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. So rero aya ni amagambo atureba. Ezekiel ibyo byari byararangiye nabi igihe cye bari batakiriho, ariko batubereye akabarore, basigaye ari isigamigani yuko tugomba kwitwara. Abanyarwanda ba kera uko bahanaga abana babo babigishaga imigani, bakababwira ibyabaye ku bandi bababanjirije, bakavuga ati iryo shano ryaguye rero ntikwiriye namwe kubageraho. Usanga umuntu araca umugani wa kera, aravuga ibintu byabayeho kugira ngo byigishe abato, byigisha bariho uwo munsi. Natwe rero niko Bibiliya imeze, nuko twigisha. Itwigisha ibyabaye ku batubanjirije kugira ngo tubone uko twitwara. Cyane cyane iyo turebye ubuhanuzi, hari ubuhanuzi bw'isezerano rya kera buvugwa bwahanuraga bityo gihe byabo bikabisohoreraho. Ibyo ni igitangaza. Ari n'ubusezerano bimwe mu bitabo by'isezerano rya kera bitubwira twebwe ab'isezerano rishya uko tugomba kwitwara, uko bwateguriwe igihe cy'imperuka, cyane cyane igitabo cy'umukundwa Daniel. So Imana ribaho umugisha, ibagire neza. Reka turebe amagambo dusanga mu byahishuwe nk'uko nabasezeranyije. Aya ni amasezerano yagenewe cyangwa se isezerano rigenewe abizera. Ariya tubonye yuko ari ibigenewe abari mu isi bose, inzu y'abagome. Ubwo ushobora kumbaza uti se gusa Imana yashyize mu gaciro rwose kuko natwe tumere nk'aba ngaba tutarayigometseho, twarayizeye, twese duhaniye hamwe, twese duhuye n'icyago? Oya. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 10 ari amagambo yawe wowe uhirimbanira Imana irakuzi kandi kundusha, iragukunda kandi irimo iragutegurira ibyiza. Murongo wa 10 amagambo abwirwa b'itorero ry'i Filadelfiya byanejeje Imana, byanejeje umwami wacu Yesu Kristo, ubwo ritabonetseho umugayo, rirabwirwa amagambo meza ariyo nawe agukwiriye. Abanyefiladelfiya b'iki gihe bari hehe? Filadelfiya ntihakibaho, Filadelfiya ntihakihari rwose, ariko urahari. Wowe urahari, wowe wahisemo kuba umuturage w'i Filadelfiya ya none kugira ngo ushobore gukiza ubugingo bwawe. Ijambo ry'Uwiteka rikujeho riravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi,
nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Haleluya. Imana igumisha mwene data. Umurongo kuva ku murongo wa 10 kugera ku 13 ni amagambo yawe, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Aricyo kiki turimo. Gucika kwawe rero, waba utizeraga ugahitamo kwakira Kristo Yesu uyu munsi, ugahitamo gushaka Imana, izagucisha mu irembo rifunganye, izagucisha mu irembo ry'intama, maze winjire ubone urwuri. Kandi akakubwira ngo araza vuba, wikwirwa uhangayika, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza. Ngire igisezerano mbahaye ry'ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro iby'agakiza ku bugingo bwawe, n'ibyo kwishimisha. Imana iguhe umugisha, Imana ikurengere kandi igushoboze. Ugire amahoro y'Imana. Imana imuhe umugisha.